Reka mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira Rwa Kigali muri aka kanya. Reka mbabwire ngo mu by'ukuri mukomeze kugira ibihe byiza aho mwamudukurikiye muherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nk'uko bisanzwe rero turagarutse n'ibiganiro byacu, ni ibiganiro byibanda ku ikoranabuhanga n'uburyo dushobora kubyaza umusaruro iri koranabuhanga tugendana, waba rero ukoresha telefone, waba ukoresha computer, byose nta kibazo kuko icyo gikoresho ufite gishobora kuba cyakwakisesinga interineti. Ibyo byonyine birahagije. Ku bantu rero muba muri gurupe yacu ya WhatsApp, nigeze kubereka akantu, ni trade twari turimo, twakoze seri hanyuma yari irimo iramanuka, ngo nakomeje kubereka aho bigeze. Urabona yari yamanutse cyane. Iyi ni time frame y'iminota 5. Hano hari move nini cyane. Maze rero kubahereza aya mafoto, nabandikiye ngo mu kanya ndabakorera video ijyanye n'iyi trade turimo muri VIP yacu. Mu by'ukuri ntabwo setup nayibahaye, ariko no kubereka aho byaturutse nabyo ni ingenzi cyane ku bantu batari muri VIP yacu. Kandi ikindi, hano muri groupe ducishamo setup, nubwo izi setup tutazishyiramo buri gihe, ariko ngira ngo urazibona. Nk'iyi ngiyi nayo nayibahaye, izi zose mba nazibahaye, zirimo ziragenda neza. Ngira ngo urabibona. Nawe rero ushaka kuza muri groupe ushobora kuyinjira muri groupe yacu ukoresheje link nashyize muri description. Izi setups zose mba nazibahaye. Reka rero twiyizire ku isomo ryacu ry'umunsi, kuri video nateguye kuba nabahereza. Hanyuma ikindi ntaratangira, hari ukuntu tujya duhura muri weekend tukiga, dukoresha Google Meet. Ngira ngo hano urabibona, turi kumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, turimo turarebera hamwe, twiga forex trading, twiga kwanaliza, tureba ese amasoko yakoze iki, ese mu bushize nagaruka mu cyumweru tugiye kwinjiramo azaba ari kwerekeza hehe. Reka twirebere noneho uko iyi setups twayifashe n'inzira byaturutsemo. Gusa nanone iyi strategy ngiye kukwereka ntabwo uba ugomba kuyikoresha udakoze backtest. Niba nta buryo ufite bwo gukora backtest, ushobora kujya uyicunga ukareba buri munsi, ese byakozwe, byaciyemo sawa, ejo se byakunze, ese ni ihe pair bikunda cyane. Ibyo byose ukabanza ukagenza gute ukabimenya. Nk'uko bisanzwe rero ngenda cyari Jet, aribwo bwa mbere dusuye, ushobora gukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero nigerere kuri trading view. Iyi ni GBP USD. Nahisemo gukoresha telefone kuko buriya na telefone nayo nta kibazo. Hanyuma ahantu uhera muri time frame y'umunsi. Time frame y'umunsi ni ikintu cya mbere uba ukeneye kugira ngo iyi strategy ibashe kuba yagukorera. Icya mbere ni daily time frame. Icya kabiri ni daily fair value gap. Ni fair value gap yo muri daily time frame. Nk'uko bigaragara hano mu gitondo cya kare, market yabyutse imitigatinga iyi fair value gap. Mu bantu twakoranye Zoom ejo, twavuga ko turi kwitegura kuba twaseringa GBP USD igihe izagerera muri iyi order block. Muri iyi order block yo muri daily twitegura guseringa. Ngiye kukwereka rero uko twaserinze. Nyine urabona market yari yageze muri iriya fair value gap. Reka tuyimakinge. Urabibona market yari yageze muri iriya fair value gap, ariko yaje kuharenga, ahubwo ikora hehe? Ikora no muri iyi order block.
nayo reka tuyimakingane na fair value gap kugira ngo bize kugenda neza. Ngira ngo mwese murabibona. Tumakinze fair value gap na order block icyarimwe. Ahangaha rero icyo ukora wikubita muri time frame y'iminota 15. Iyo ugiye muri time frame y'iminota 15 nta kindi ugiye kureba kugira ngo uze kuba uri kureba candlesticks neza, ndetse ugategereza n'icyo twita liquidity grab. Ikindi ugomba kumenya kuri iyi strategy mbere y'uko ujya kureba ibijyanye na liquidity grab, ubanza gusetinga time zone ya trading view yawe kuri New York time. Inkanda hano kuri time zone, urabona ko time zone ndi gukoresha, katurebe ni UTC-4 New York. Ukayisetinga hano, hanyuma utegereza liquidity grab ryari. Liquidity grab uyitegereza mu masaha guhera saa 9 zuzuye kugeza ku isaha ya saa 9 n'isaha ya saa 10. Ngira ngo isaha yo ibiri kugaragara hano, ni ukuvuga ngo ku isaha ya saa 9 uhaca vertical line. Urabona ni hano saa 9 okay, hano turaca vertical line mu isaha ya saa 9. Okay, icyo ukeneye rero no gutegereza liquidity grab mu isaha ya saa 9 n'iya saa 10. Ngira ngo urabibona, kadukoreshe aka trend line hano kuri uruhande haje kubaho liquidity grab. Liquidity grab, hamaze kubaho liquidity grab, urabona market ya dropins. Ukeneye liquidity grab kugira ngo uze gushaka sell setup. Iyo liquidity grab imaze kuba, ngira ngo urabona ko yabayeho ku isaha y'isa 10:15 tugendeye kuri New York time UTC-4. Maze kugera hano ujya muri time frame y'umunota umwe ushakamo change of character kugira ngo ubone uko ugenza gute, kugira ngo ubone uko uza guseringa. Ngira ngo uko ubibona market ikimara gukora liquidity grab, aka karongo k'ubururu kari hano ni ya liquidity grab yari irimo irazamuka gutya. Kora pullback, irazamuka imena hariya, ikora pullback, irazamuka, hanyuma hano iza kuhakora change of character. Kugira ngo witegereze neza, iyi ni change of character yabaye kuri uru ruhande. Change of character. Hamaze kubaho rero iyi change of character, nta kindi wari ukeneye, nta kindi wari ukeneye uretse gushaka zone yo kuba waseringiraho. Mu by'ukuri zone yo guseringiraho ni iyihe rero? Hari abahitamo guseringa bakoresheje fair value gap, ariko hari ubwoko bwa fair value gap ibiri strong ku buryo kuyiseringiraho uba uvuga uti niho market igomba gukorera iki, gukorera reaction. Urugero hano dufite fair value gap, hano tukagira fair value gap. Katuye marking iyo hejuru, ni ukuvuga ngo iyi fair value gap iba yinyuraguyemo muri legs zigera kuri 2, iba ifite imbaraga z'uko market ishobora kuba yari reactingiraho. Nanone kubaseringira kuri zone za order block, ngira ngo urabona ko hano dufite order block imeze neza, ariko ukamakinga sure ko stop loss yawe irajya hejuru ya high, ya previous high ufite hano. Rero ukaba wahashyira sell rikigera hariya kuri order block, ukaseringira stop loss yawe ikajya hariya hejuru, hanyuma TP ushobora kuyimanura ukayigeza kuri iyi low.
ugakomeza mu kanya katari imbere, mu kanya katari gato, risike tu reward ratio ya 2.49 ukaba uyigezeho. Gusa ni nk'uko ushobora no guholdinga ukageze no hepfo, biterwa n'uko utradinga, kuko urabona ko GBP USD yo ikomeje kuba yamanuka. Ngiyi rero strategy twakoresheje uyu munsi dutradinga iyi GBP USD. Nawe rero ushobora gukora backtest ukagenza gute, ukabasha kuba wareba ko izagukorera, hanyuma nawe ukajya uyikoresha. Hanyuma mu bijyanye no kwinjira nanone, ushobora kwinjiramo ukoresheje Fibonacci. Hano ndayifite, gaturuka hariya kuri high ukamanura ukageza hano market yasubiriye inyuma, ukaba wakwinjirira muri 50% cyangwa se muri 0.5. nanone ukaba washyira short position hano muri 50%, stop loss ikajya hejuru ya high ufite, hanyuma TP ukayimanura nanone, bitewe n'uko ugenza gute, bitewe n'uko tradinga. ni ukuvuga ngo rero uburyo bwo kwinjira mu isoko bwo ni bwinshi cyane. Wowe icyo usabwa ni ukureba nk'iyi video, wamara kuyireba nanone ibyo uyibonyemo ntuhite ubikoresha ako kanya, ahubwo ukabanza ugacekinga ese ibi bintu wenda Jet yatubwiye yabikoze tubona byakunze koko, ariko se wabanza yakora backtest, wabanza yabisuzuma akareba nawe ni rate bifite, ntibyaba ari sawa. Bye bye rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Ngende Jet nk'ibisanzwe, ariko bwa mbere dusuye ushobora gukanda buto ya subscribe. Nanone ushaka kujya muri groupe yacu ya WhatsApp, link iri muri description. Reka rero mbabwire ngo bye bye.